ahagana mu 1912 nibwo bwa mbere mu mateka mu mpanuka zo mu mazi hari habashije kuboneka impanuka ibasha guhitana abantu benshi. Yari tariki 10 Mata 1912 ubwo habaga impanuka ikomeye y'ubwato bwa Titanic igahitana abatari bake. Ese wari uzi ko buriya iyo utwaye cyangwa utwawe uba uri hejuru y'urupfu? Nyaboneka aka kantu ujye ukazirikana mbere y'uko ukora icyo gikorwa, ubanze wiyeze, kuko burya uba uri hejuru y'urupfu. Tariki 10 ukwezi kwa kane 1912 ubwato bunini cyane bwaje gukora impanuka. Mw'ubwo bwato harimo abagenzi basaga 1,500. Ubwo bwato rero bwitwa Titanic bwamuritswe tariki ya 30 ukwezi kwa gatanu 1911. Ubwo bwato urugendo rwa mbere rwabwo bwarukoze mu kwa kane tariki 10 1912 aho bwabaga Southampton bugiye muri New York City muri Amerika yunze ubumwe. Icyo gihe rero bwari bumaze iminsi isaga 5 mu mazi, buza gukora impanuka mu ijoro rishyira ku munsi wa gatandatu. Bajya bavuga ngo amatwi arimo urupfu niyumva. Ni kenshi baburiwe, ariko burya nyine akuwo mugani ba kapiteni bari bayoboye ubu bwato. Kapiteni wari uyoboye ubu bwato yitwaga Edward Smith, aho yari afatanyije n'abandi bakomeza kwakira ubutumwa bubaburira yuko aho bari kujya cyangwa se urugendo rwabo hashobora kuba harimo inzitizi. Gusa nk'abashakaga guca record cyangwa se gukora record, kwandika amateka, bashakaga kuhagerera mbere y'igihe cyari cyateganijwe, ahubwo bongera umuvuduko w'ubwato, bakomeza gucanira ubwato kugira ngo bandike amateka. Gusa ntabwo byaje kubahira nyine. Ahagana tariki 15 z'ukwa kane 1912 nibwo Titanic yagonze urubura, yagonze ikibuye cy'urubura cyari mu nyanja ya Atlantic. Hanyuma ku gice cy'ubwato kirangirika, batangira
kurohama. Gusa Titanic mu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze bavuga ko itari yihagije, kuko yari yitwaje utwato dukenya. Bavuga ngo mu bijyanye no kwitegura impanuka byari ibintu ubona ko bidashoboka, batiyumvisha ko byashoboka. Ari nayo mpamvu bavuga yuko yatumye bitwaza ubwato bukenya. Biza kuba rero n'imbogamizi cyangwa se ikibazo kurokora abantu, kuko birumvikana yuko nyine mu bantu 1500 bari bari muri ubwo ubwato butarenze na 30 nta kintu bwari kubafasha. Harokotse mbarwa, harokotse mu basaga 700. Gusa Captain Edward Smith ijambo rimwe yabwiye abari muri ubwo bwato cyangwa se abari bashinzwe services mu bwato, yarababwiye ati: basore banjye, mwakoze akazi mushinzwe, mwagerageje. Gusa nyine murabizi ko inyanja igira amategeko yayo, ndabarekuye nimwitahire. Iryo ni ijambo rya nyuma Captain Smith yavuze, aho yabwiraga abagenzi cyangwa se n'abari mu bwato bose hamwe. Titanic rero mu minota itarambiranye yahise icikamo kabiri. Igice cya mbere kiramanuka, ikimanuka haciyemo indi minota, n'ikindi nacyo kiramanuka ahagana nko mu masaa 8 y'ijoro. Kubera ubukonje bw'inyanja mw'ayo masaha y'ijoro, biragoye yuko umuntu yari gupfa kurokoka, kuko washoboraga nibura kumara iminota myinshi mu mazi, ntiyarenzaga iminota 15, kuko inyanja yari ikonje cyane. Birumvikana kurokoka byari ingorabahizi. Benshi barapfuye icyo gihe, ndetse ni nayo manuka ya mbere yo mu mazi yahitanye abantu. Umuntu wavuga ko yarokotse iyo nyanja nyine, ubwo n'umwe muri babandi babashije gutwarwa muri bwa bwato bw'ibanze, ni umunyamerikakazi witwaga Lillian Asplant, warokotse iyo manuka. Gusa ubu ngubu ntakiriho, kuko aherutse kwitaba Imana mu 2006. Kugeza izi saha nta muntu warokotse Titanic ukiriho, bose bamaze kwitahira. Irankuru rero ya Roza na Jacques, utari uzi ko nuko buri ari igihimbano, ntabwo urwo rukundo rwigeze rubonekamo muri Titanic. Ndabashimiye rwose mwebwe umeje kutugaragariza ko muri kumwe natwe. N'iby'intangarugero rwose mbashimiye mbikuye ku mutima, basaba no gukomeza kudusapotinga mukora like, share, comment, mukatubwira n'ibyo twakora cyangwa se ibitekerezo. Inyunganizi zanyu zirakenewe. Ndabashimiye rwose. Buriya iyo ubona ibintu biri kugenda bizamuka, kuko tumaze kugera ku basubscribe basaga hafi 500, nibyo kwishimirwa. Ndabashimiye rero ngiye babagezagaho aya mateka ni
Buhula Jean mugire ibihe byiza.